Ikintu abadiaspora bazwiho nuko iyo uhuye nabo bakubwira ngo igomere mu Rwanda, barakubwira ngo wijya muri Canada, baravuga ngo ubuzima mu Rwanda bumeze neza, Canada nta kiza kirimo, Canada si paradizo, Canada wijya yare. Icyo kintu ni ikintu kizwi ku badiaspora. Rero uyu munsi ndagira ngo mubwire yuko yakubwiye gutyo ntago aba kubeshye. Gusa hari ukundi kuri ubutazi. Hari ibintu byinshi ubutazi ashatse kuvuga yakubwiye gutyo. Uyu munsi rero ndashaka kugusobanurira icyo yashatse kuvuga iyo yakubwiye ngo Canada ubuzima burakomeye, Canada ntiyoroshye, igumire mu Rwanda. Murakaza neza ku rubuga nkuko bisanzwe ngende nene kuri rubuga mbabwira uko mbyumva uko mbibona, wabishoka kwifata nk'inama cyangwa ukabisuzugura, byose ni mu bushake bwawe. Hanyuma rero ubushize nari nakoze video mvuga ibyiza bya Canada, nari nakoze video mvuga impamvu abantu benshi bishimira Canada cyangwa impamvu baharaye kujya muri Canada. Uyu munsi rero naje ngusobanurira impamvu atari buri muntu ukwiye kujya muri Canada. Ndabizi ntabwo ushaka kubyumva, ariko ndakumenyesha yuko ntabwo ari buri muntu ukwiye kuza muri Canada. Uyu munsi rero ngiye kubabwira bimwe mu bintu bigaragaza yuko udakwiriye kuza muri Canada, bimwe mu bintu bigaragaza yuko wimereye neza aho uri ariho wakwigumira. Nimero ya mbere, niba mu Rwanda ufite akazi keza kakwinjiriza amafaranga menshi cyangwa amafaranga aguhagije, ukaba amafaranga ubona agufasha, ukaba ufite inzu, ukaba ushobora kwishyura minerva y'abana bawe ahantu heza, ukaba ushobora kwigurira imodoka, ukaba ufite poste nziza mu kazi kawe, ukabona ko mu minsi iri imbere uzabona promotion, ushobora kuzaba CEO w'ahantu ukora, ushobora kuzagira poste ifatika, career yawe irimo kubuminga imeze neza, igumire mu Rwanda. Kuko muri Canada ntago bimeze nko kubitekereza. Muri Canada ushobora kuba uri deje cyangwa ufite ahantu kure ugeze, waza muri Canada ugasanga ya mafaranga winjizaga mu Rwanda akubereye menshi kurusha ayo winjiza muri Canada. Uti kubera iki? Muri Canada imishahara yigwa amafaranga arahari, ariko iyo urebye uburyo yakoresha amafaranga yinjira nasohoka biba byenda kungana. Nuwa ngo icyo cyo gukora mu Rwanda, niba ufite akazi keza kaguha amafaranga aguhagije, inzu irahendutse, andi makoste arahendutse. Ariko muri Canada uzabona uwo mushahara twavuga ko utubutse, ariko nureba rent wishyura, nureba bills wishyura ku nzu yawe, nureba imodoka amafaranga igutwara, nureba taxe, nureba izindi costs zose ziza, ibiryo ziza zijyanye n'uwo mushahara wawe, ukoze imibare ushobora gusanga mu Rwanda ariho bizakungukira kurusha uko waza muri Canada. Nimero ya kabiri rero y'umuntu nagira inama yo kuguma mu Rwanda, niba uri umuntu watesi, niba uri umutesi kuva wavuka wakoze ufite abakozi iwanyu, wari ufite abakozi, warashatse ufite abakozi, uracyari ingaragu ufite abakozi. Hari abantu bari hanze aha batazi guteka n'umuceri nibuze, ikintu bazi gukora ni ugukaranga icyayi gusa. Rero niba uri umutesi ntago Canada ari yawe, kuko muri Canada my friend ntago abona amafaranga yo kwishyura umukozi. Umukozi wo mu rugo ubu mwishyura umushahara wawe. Niba rero wumva uzajya ujya ku kazi amafaranga yose winjije ukayishyura umukozi wawe, nakubwira iki? Naho ubundi niba utazi gukora, niba utazi imirimo yo mu rugo, igumire muri Canada, kuko muri Canada ubuzima burakomeye. Iyo ugeze muri Canada wiga no kuba umujardinier, kuko ntago ubona amafaranga yo kwishyura umuntu uza kugukatira ibyatsi. Uzagenda wiga ukuntu bikatira ibyatsi, ukuntu buhira ibyatsi, byose uzabyigira. Gukora robine kuriba yazibye, ntago mu Rwanda kuri ushaka umuplombi ukamwishyura 5 akakurebera. Hano muri Canada nta mafaranga menshi, urabyigira, ujya kumuhamagara mbese ari we solution yawe ya nyuma, kuko ubuzi ko kumwishyura ari akayabo. Nimero ya gatatu rero y'umuntu nagira inama yo kwigumira mu Rwanda, niba mu mutwe wawe utarakura, niba mental health yawe itameze neza, niba ubuzima bwo mu mutwe bwawe butameze neza, niba uri umuntu woroshye, niba ari umuntu
utamenyereye gukubitika, utari umuntu ushoboye kwirwanaho ku ntambara wihagazeho, udafite mama uri bubwire, udafite papa uri bubwire. Mbese muri Canada iyo uhaje urakura ku ngufu, waba ufite imyaka 10, waba ufite imyaka 50, ugomba kwiharanira. Rero niba mu mutwe wawe hakiri fragile cyane, utakomeye mbese mu mutwe, igumire mu Rwanda kuko Canada harakomeye. Urugero rw'ibintu bizakwereka ukuntu bigusaba kuba wakuze mu mutwe kugira ngo uze muri Canada, mbese mental health yawe imeze neza. Nabuze ukuntu iryo jambo narivuga mu Kinyarwanda, ariko muri Canada icyambere harakonja byataye. Iyo hakonje rero hari ikintu bita winter blues. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu muri winter iyo hakonje, winter iratinda kandi irakonja cyane. Rero iyo umutwe wawe horoshye udashobora gukopinga, munyihanganire rwose nabuze amagambo y'Ikinyarwanda nakoresha aho ngaho, ariko ni ukuvuga ngo ushobora kwisanga warwaye agahinda gakabije kubera iriya mbeho. Iyo mbeho rero iragukubita, bituma mood yawe ihinduka. Iyo uhindutse rero bikongeraho yuko ushobora kuba uri na lonely, like waje udafite family, udafite inshuti, udafite iki, ukihererana muri ya nzu yawe n'ubukoshe bwakwishe, urarwara ukagira depression pe, nta bintu by'imikino. Nimero rero twari tugezeho ntabwo nibuka iyo ariyo, ariko ubwo ndasipoza ko twashyize ku ya 3, ya 4 ntabwo mbizi Imana, ariko dukomeze. Gusa aho naringeze nuko naringeze kuri point ivuga yuko niba utazi kwihangana, niba utazi kugira patience, Canada ntabwo ari yawe. Impamvu ari ngombwa kugira patience nuko nuva mu Rwanda uri DG, uri CEO, nuza ahangaha kugira ngo wongere ugeraho wari ugeze mu Rwanda bizagutwara imyaka, bizagutwara igihe, kuko uzazana utangirire hasi. Ushobora kuza ugatangira uri umujardinier, ushobora kuza ugatangira uri umuntu uciriritse, ariko iyo ufite kwihangana, iyo ufite patience, urwana n'ubuzima, ukirwanaho, ukongera ukubaka ubuzima bwawe, ukagera ahantu wifashije. Abandi bantu nagira inama yo kwigumira mu Rwanda, ntibirwe bivuna bigora baza muri Canada, n'abasongarere, abamonga, abantu birya, abantu ntazi ibyo babigira abo ngabo. Igumire mu Rwanda kuko ntacyo uje gukora hano. Uti kubera iki? Muri Canada nta kazi gasuzuguritse kabaho. Aho uzabibonera ko nta kazi gasuzuguritse kabaho nuko ka kazi mu Rwanda twita ko gasuzuguritse kinjiza menshi kurusha ako mwita ngo kariyubashye. Umuntu ukoropa muri banki ahembwa menshi kurusha umukasha userva abantu amafaranga. Umuntu ukoropa muri mall ahembwa menshi kurusha umuntu uwo mukasha uwo nyine ucuruza iyo myenda muri iyo mall. Umuntu utoragura puberi, ziriya puberi zo ku muhanda cyangwa izi ngizi zo mu rugo, bari abantu b'isuku, bari mu Rwanda twita ngo ni basuku, cyangwa abagore wa mugore w'isuku, cyangwa bari batoragura puberi, binjiza menshi kurusha umuntu ukora muri kashi. Abantu benshi bakora muri office, abantu benshi bakora muri office, abakashi, aba customer care, aba call center, abo bantu mwita ko basuzuguritse nibo bantu binjiza amafaranga menshi kurusha abo ngabo bakora akazi k'ubumonga, bicara mu biro, bikora ibiki. So niba rero wumva wowe ushaka kuzaza hano ngo ukora muri Beka, ukibwira no kuzaza ukicara mu biro bya TD hari imbere ngo ukaba umukire, ntabwo bizavamo. Nivugiraga ubwo ngo habwirwa benshi akumva bene. Niba rero utari tayari kureka ubumonga n'ubwirasi n'ubusongarere no kwigira ibiki, uzaza hano bigupfana ubusa. Igumire kuri iyo Beka yawe, kuri ako gakashi kawe, ako gakashi kawe kaguhemba 2,200 niba arangahe, ukishyura inzu y'ubukode n'ibiki byose, ukiberaho ubuzima busanzwe, kuko hano ntago ari uko bizagenda. Umuntu ukurikiraho rero ngiye kugira inama ni umuntu ufite umugabo. Ntuzibeshye ngo muze muri Canada mutabanje kubiganiraho. Umva, niba ngombwa mufata urupapuro mwandike, musinye, muganira ku mirimo yo mu rugo. My friend, muri Canada nko nabivuze, nta mukozi wo mu rugo.
ntabwo rero byavamo niba wowe n'umugabo wawe muzajya muza umugabo wari wawe undi umenyereye yuko abagore ngo babakorere ibintu byose mama, ntabwo ibyo ngibyo bizavamo my friend. Okay, navuze my friend kenshi ariko icyo nshaka kuvuga ni uko muri Canada ntabwo habaho bya bindi byo kuvuga ngo umugore niwe ujya mu gikoni, umugore niwe umesa, umugore niwe ushinzwe kumenya ko twahashye, umugore niwe ushinzwe ibi n'ibi, umugabo niwe ushinzwe kumenya ko iki n'iki. Ibyo ntabwo bibaho hano. Buri muntu akora icyo ashoboye, ni ugufatanya. Icyo utazi urakiga ukakimenya, kuko niba umugore wawe adahari se uzaburara cyangwa niba umugabo wawe adahari bizakubuza kutamenya ngo yenda ku izindere ntabwo iri gukora ikibazo cyawe ni iki n'iki. Ugomba kwiga, ukabaza YouTube ukamenya ibiki, ntihagire uvunisha mugenzi we. Nta bya bindi byo kuvuga ngo abagore bashinzwe ibi, ngo umugore wanjye ngo ashinzwe kumenya ngo amasogisi yanjye ari nakubwira iki, uzajya ugenda wambaye isogisi rimwe ridasa n'irindi. By the way, ibyo ni ibisanzwe muri Canada. Imashini zirya amasogisi, usanga abantu bambaye amasogisi ya rose na vere ako karagaciyemo. Umuntu rero wundi ngiye kugira inama ni umuntu ufite abana bato b'indahekana. Niba ufite abana barenze 3 bari munsi y'imyaka 5 my friend, buretse babanze bakure, cyangwa niba ufite gahunda yo kuza muri Canada buretse kubabyara uzababyarire hano. Kuko imagine kuri uva mu Rwanda ufite abana, uzi ko ufite umukozi, ufite abakozi babiri, ufite papa, ufite mama wawe, ikibazo cyawe urabahamagara bakaza bakabagufasha. Ibaze rero no urimutse mu gihugu gishyashya, ongeraho yambeho, ongeraho nta mukozi ufite, ongeraho kutazana bagurira ibintu, umva nta kugira ngo uzamenye ahantu ikintu kiri. Ugomba, nta mwana uzasiga. Niba ugiye kugura ibiryo urajyana umwana, niba ugiye kumesa, abana ntabwo bemerewe gusigara bonyine mu nzu bya bindi mu Rwanda mubeshye. Usibye ko nabyo atari byiza, ngo ngiye kuri butike abana bakabasiga mu rugo bonyine, ibyo birahanirwa. Hagize ikintu kiba abana barabakwambura, umwana agize ikibazo banagufunga. Ni ukuvuga ngo umwana wawe aba ameze nk'iki cyawe, nk'isakoshi yawe, sakame yawe, ntaho ujya ngo umusige. Rero niba ufite abana bato, nakugira inama yo kuba uretse kuza, cyangwa se ukatekereza ukababyara hano, cyangwa ukabumvikana n'umugabo wawe, kuko biragoye byahatari. Umuntu wundi rero ngiye kugira inama ni umuntu udafite mu mutwe hafungutse, utiteguye ku learn and unlearn. Ni ukuvuga udateguye kwiga ibintu bishyashya no kwibagirwa ibyo wize bitajyanye na Canada, imico mibi. Muri Canada ugomba kwiga urugero rutoya cyane. Ugomba kwiga kumenya yuko kirazira gukubita umugore, kirazira gusuzugura umugore, kirazira kuba macho. Niba nkubwira macho sizukuna gusobanura abantu babumva barenza abagore byatari, ntago byakunda ko mukanda uzasanga chef wari umugore. Uzasanga ku kazi hari amategeko yerekana yuko iyo wagize ikintu uhohotera umugore wamurebye mu buryo atishimiye, urumva, niba utazi icyo consent ivuze byo mu Rwanda uzusimbukira umugore nk'arakanyamaswa utabanza kumubaza niba bishaka cyangwa niba atabishaka. Hari imico myinshi yo mu Rwanda, muri Afrika ugomba kuba uri tayari mu mutwe, ugafunguka, ukayibagirwa mbese niba ariko nabyita. Ikindi undi muntu nagira inama, niba uri umuntu utazi kubaha, niba uri umuntu utagira politesse, ntago washobora kuba muri Canada. Muri Canada ni abantu bazwiho kuba ngo bafite ikinyabupfura. Yigo kenshi baratubeshya bari ubunyabupfura butari bwo, ariko nawe ugomba kwigaragaza nk'aho ufite ikinyabupfura. Urugero, ahantu hose uvuga thank you, sorry, ibyo ni ibisanzwe. Hanyuma iyo udafite kuba wamenya kwiga kwerekana ko wubashye abandi, ntacyo ugeraho. Kuko muri Canada ntabwo uba umenya umuntu. Hari umuntu uba usa nabi cyane ariwe mukire kurusha abandi. Umuntu utwara taxi voiture mu Rwanda uramusuzugura, ariko hano aba ari umukire kukurusha. Umuwaiter, hari aho usanga umuwaiter akora muri restaurant ikomeye cyane, abona tip, abona iki, akaba yinjiza menshi kukurusha. Hano ntabwo ugira byane byo kuvuga ngo uranzi ngewe uzi uwondi we, ngo uranzi ariko wowe barakuzi se nyine, wowe surinde, ibyo birakureba. Uwo muntu uri kubwira ngo arakuzi se, uzi wowe uramuzi, wowe uzi sarinde. Iyo utazi kubaha ku kazi, chef wawe ushobora kuba ufite imyaka 50, chef wawe afite imyaka 20, kandi ugomba kumuba. Rero byo mu Rwanda ngo abana ngo nibo bubaha abakuru, muri Canada twese turubaha. Na umwana yubaha umukuru, n'umukuru akubaha umuto, umugore akubaha umugabo, mbese icyubahiro, politesse ni ikintu ugomba. Iyo utagifite my friend, nta kazi uzabona,
n'abaturanyi bawe ntabwo muzumvikana. Niba uzi ko uyemera wirata udafite ikinyabupfura nugera hano ugomba kuba uri tayari kuba wakwiga basi ukagifekinga. Niba nta kinyabupfura ufite iga kugifekinga kugira ngo ushobore kugera aho ugera, kuko na chef wawe rega nubwo waba utamwubaha ariko ukamwereka ko umwubashye na promotion urayibona, akwereka n'udutrike, akugisha n'utuntu twamindani udashobora kumenya kuko bagira cercle zabo, bagira click. Iyo rero uri umuntu wigira hejuru ntabwo umenya ibiri kujya mbere, ariko iyo wicishije make ukicisha bugufi, my friend, Canada ica abantu bugufi. Canada izagucisha bugufi wowe bwawe, nutiga kwicisha bugufi izagucisha bugufi uzi ngo utwawe subire mu Rwanda. Video imaze kuba ndende rero ntatinze, reka mbendekeye aho ngaho, tuzabonana ubutaha. Niba hari ibindi bintu wahuye nabyo byakweretse yuko koko utari uzi Canada neza, wabyandika muri commentaire. Ufite ibibazo nabyo wabyandika. Wibuke rero gusubscribinga no gusharinga. Mwakoze kubana nanjye naho ubutaha.